nurwana mu izina ry'uwaremye ijuru n'isi akadendeza inyanja n'amasoko uzatsinda. Ngo intambara ni iy'Uwiteka, intambara ni iy'Uwiteka, iyo ari yo yose ni iy'Uwiteka. Biravuze ngo hari ibintu Imana izagukorera iciye ku banzi bawe, hari ibintu Imana izagukorera iciye ku babisha bawe, kubera ko intambara ari iy'Uwiteka. Moraho ubwenge no kumenya. Mu banyacyubahiro mu isi abantu bagira ibyubahiro, hejuru yabo hakaba abandi babarusha ibyubahiro, ariko hejuru y'icyubahiro cya Yesu nta wundi umurusha icyubahiro. Mu mazina avugwa mu isi akomeye, izina rya Yesu rirusha ayandi mazina yose gukomera. Kubaha ikaze kugushima TV. Dushimiye mwebwe mukomeje kutwereka ko turi kumwe, mukora subscribe ndetse muduha comment. Duhari ku bwanyu, ni inkunga ikomeye, ndetse n'abantu mukomeje kuduha like, n'abantu mukomeje gukora share. Ndabashimiye abantu mukomeje kunyereka ko mu nkunda kandi mwishimiye ibiganiro mbagezaho kugushima TV. Imana ibampera umugisha, nanjye ndabakunda mu mwami, ndabakunda muri Kristo, ndabakunda mu maraso y'uwaducunguye. Reka dutangire dusenga, dushima Imana yabanye natwe mu minsi itambutse, Imana yaturwaniriye, Imana igitumye duhumeka. Abapfuye n'abapfuye ntacyo twabarushaga, ahubwo ni igisobanuro cy'uko Imana yazigamye ubugingo bwacu n'imibiri kugira ngo tuyihimbaze. Turagushimiye Nyiringabo, turagushimiye Nyirigihugu cyo mu ijuru, turagushimiye Nyirigihugu cy'amahoro, turagushimiye wowe Mana, turagushimiye wowe Mutabazi, turagushimiye wowe maboko y'abagufite, turagushimiye wowe bendera ry'abakwizera, turagushimiye wowe cyambu twambukiraho, turagushimiye wowe bwugamo bw'umugaru, wowe rudatetereza abakwisunga, rugamba rugeze mu mahina, wowe utabara ugatabarukana intsinzi, wowe udashyirwaho n'amatora, wowe utabura ukugira, wowe ukingura ntihagire urukinga, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Dawidi yaravuze ejo bundi muri Zaburi ya 33 aravuga ngo ijisho ryawe riri ku bantu bakubaha kandi riri ku bantu bategereje imbabazi zawe kugira ngo barinde mu nzara badapfa. Ndetse uri umucyo, kandi umucyo umurikira abari mu isi. Nicyo bivuze, murikira umuntu wese unteze amatwi, murikira umuntu wese unkurikiye. Imbaraga zawe nizimugote, gukomera kw'Imana ni kube mu ruhande rwe. Ko waturwaniriye mu bihe byashize tukabona intsinzi, ongera ugaruke uturwanirire, kandi duhemburire ubugingo, tugarukeho, dutindeho. Niko umuhanuzi niko Yeremiya yahanuye, yaravuze ngo twigarurire, utugarurire byacu nk'ibya kera, tugarure byacu nk'ibya mbere. Ezekiyeli waravuga ngo uzabyubika, ngo numara kubyubika ntabwo bizongera kwibuka ukundi. Sengeye umuntu wese uneze amatwi ngo ugire ibintu wubika ku buzima bwe, byamubujije uburyo, byamubujije umutekano, bituma adatera imbere, bituma ahorana impagarara, bituma ahora arwaye, bituma ahorana amakuru, bituma ahora mu bigeragezo. Nubyubike ku buzima bwe, nabyo ntibizongera kubura umutwe ukundi. Urakoze. Ejo bundi wabwiye Ezekiyeli, uramubwira ngo umukuyeho amabyi y'abantu, muhaye ibisheshe by'amase kugira ngo abe ari byo atekesha ibyo kurya bye. Hari abantu bankurikiye bariho amabyi y'abantu, turimo dusenga bakureho amabyi y'abantu. Niko umwanditsi w'igitabo cya Ezekiyeli yavuze ibice 4 ku murongo wa 15. Bagirire neza, bakureho igisuzuguriro, bakureho igisuzuguriro cy'abadayimoni, igisuzuguriro cy'inyatsi, igisuzuguriro cy'abarozi, igisuzuguriro cy'ubushomeri, igisuzuguriro cyo kwangwa n'imiryango, igisuzuguriro cy'uburwayi, igisuzuguriro cyo kubura urubyaro, igisuzuguriro cyo kwiga bagatsindwa. Nukibakureho. Uyu mwanya turasenze, duhagaze mu butware bw'Imana, duhagaze mu bushobozi bw'ishobora byose, duhagaze mu mbaraga ziyaduhamagaye. Dutegetse igisuzuguriro kuva mu ruhande rw'abantu bakumenye bakakwizera. Urakoze, turagushimiye. Dawidi yaravuze muri Zaburi 119 aravuga ngo hahirwa abantu bagenda batunganye, ngo bakagushakisha umutima wose. Aravuga ngo hahirwa abantu bitondera ibyo wahamije, ngo ni koko ntacyo ubugoryi bakora. Ndabasengeye abantu bitondera ibyo wahamije, ngo abere umucyo, bamurikire, ubambike imbaraga, bakomereza amaboko, bahire muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ijambo mu gitabo cya Samweli cya mbere, turasoma ibice 17
hanyuma turasoma ku murongo waho wa 43, tumanuke hepfo 45. Haravuze ngo nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati ko unteranye inkoni mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Twiyongeza 20. Haravuze ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko mu Isiraheli hari Imana. Kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari y'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo intambara ni y'Uwiteka. Intambara ni y'Uwiteka, iyo ari yo yose ni y'Uwiteka, kuko wowe nuyirwana izagutsinda, ariko nuyiharira Uwiteka azayitsinda. Kandi ikibazo cy'abantu ni uko barwana mu mazina yabo, ariko nurwana mu izina ry'Uwiteka uzatsindwa. Tugiye kuganira kuri iri jambo. Uyu ni Dawidi wabaye umwami wa kabiri. Uyu ni umwami wa kabiri. Abantu mujya murwana mu mazina yanyu, mukarwana mu mazina y'abantu runaka, bigatuma mutsindwa, ariko nurwana mu izina ry'Uwiteka uzatsinda. Nurwana mu izina ry'uwaremye ijuru n'isi akadendeza inyanja n'amasoko uzatsinda. Nicyo gisobanuro, nicyo bivuze. Hanyuma uyu ni Dawidi, Bibiliya ivuze wabaye umwami wa kabiri ku ngoma z'abami ba Isiraheli. Habanza Sawuli, hagakurikiraho Dawidi. Mubyibuke Dawidi Imana yamwimitse Sawuli akiri ku ngoma. Umunsi Sawuli atumviraga Uwiteka, yamaze imyaka 2 yumvira Uwiteka, ariko ngo amara 38 Imana yaramuciye ku ngoma. Umunsi Sawuli atumviraga Uwiteka, ari ibintu 3 Imana yakoze kuri Sawuli. Icyambere, yamunyaze ubwami ibiha umuturanyi. Icya kabiri, yamwambuye icyizere yari imufitiye ku ngoma y'Abisiraheli. Icya gatatu, yamuciye ku ngoma. Abisiraheli babaho bazi ko bafite umwami ubayoboye, ariko Imana itamubona. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ushobora kugira umuyobozi mu idini runaka, ariko Imana itamubona. Ushobora kugira umuyobozi muri korali, Imana itamubona. Hanyuma ushobora kugira umuyobozi muri groupe y'amasengesho, Imana itamubona. Ngo Imana yitegereje rero, kuko yo ntabwo ireba nk'abantu, ntabwo itora nk'abantu, ntihitamo nk'abantu, ngo ibona hakenewe umwami. Nubwo Sawuli ari ku ngoma, Abisiraheli bakaba babona ko ari ku ngoma, ndi ku ijambo rivuga ngo intambara ni y'Uwiteka. Hanyuma ngo ibona nta mwami Isiraheli ifite, ituma Samweli, iramubwira ngo ajye i Betelehemu niboneye y'umwami, wimike Dawidi, wimike uwo nzakubwira. Ntiyigeze imubwira uwo ari we, ntabwo yigeze imunomera ngo imutungire urutoki. Yaramubwiye ngo ajye i Betelehemu, imurangira famiye ajyamo y'umugabo witwa Yesayi. Uyu mugabo Yesayi ni mwene Obedi mwene Rusi na Bowazi. Rusi wa mukobwa w'umumowabukazi Imana yigeze ihindurira amateka mu gihe cyashize. Ngo yari afite nyirabukwe witwa Nawomi, ariko ngo wari umwisiraheli nyakuri, wari umwisiraheli. Hanyuma Rusi yari umumowabukazi, yari ubwoko buvumwe. Hanyuma agira ihishurirwa, Rusi amenya neza ko intambara arimo y'ubupfakazi Imana izayimurwanirira, ngo akomera kuri nyirabukwe. Aravuga ngo nubwo mabukwe bitakunda ko abyara, ariko nzamukomeraho. Iyo musomye igitabo cya Rusi, nyirabukwe yabwiye Rusi, aramubwira ngo nubwo nabona umugabo, ntabwo bivuze ko narara mbyaye ngo nkubyarire umugabo. Ariko kubera ko Rusi yari azi ko intambara ari iy'Uwiteka, kandi ari we uzamurwanirira, akamushyitsa ku cy'umutima we wifuza, abwira nyirabukwe ngo aho uzarara niho nzarara. Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye.
hanyuma rero Imana irangira Samweli iramubwira ngo jya kwa Yesayi. Rero iyo Imana ikurwaniriye bituma n'izina ryawe ritibagirana. Mutekereze kuri Rusi wari umumowabukazi wizeye imbaraga z'Imana ya Isiraheli na Wome yari yarizeye. Imana ibyitegereje irebye icyizere uyu mukobwa Rusi ayigiriye ngo ituma bengukwa n'umugabo w'umukire witwa Bowazi, amubyaraho Obedi nawe arabyara Yesayi. Yesayi nawe arabyara abahungu 8, uwa 8 aza ari Dawidi. Hanyuma Imana ibwira Samweli ngo fata urugendo ujye i Betelehemu niboneye y'umwami. Ntabwo yigeze imubwira uwo ari we. Hanyuma kandi Imana yasanze Samweli iramubaza ngo uzageza he kuririra Sawuli? Nanze ko Sawuli aba umwami w'Abisiraheli, narabyanze. Uzageza hehe kumuririra? Uzageza he? Mbese uzageza he? Endihembe ushyiremo amavuta ujye i Betelehemu niboneye y'umwami. Samweli ngo yibutse Imana ko Sawuli namenya ko hari umuntu yagiye kwimikisha amavuta, Imana ayibwira ko Sawuli azamwica. Narababwiye ngo umuntu Imana yaciye ku ngoma gukorogera uburozi akabusengera, umuntu Imana yaciye ku ngoma gusenyera urugo, umuntu Imana yaciye ku ngoma aragusebya asenya ibyo uri kwiyubakira, umuntu Imana yaciye ku ngoma nta magambo y'ibihumuriza wamukuramwo. Hanyuma iramubwira ngo enda ihembe ry'amavuta kandi mugira inama yo gufata inyana yishashi agashyiraho amatandiko akajya i Betelehemu akababwira, gafata inyana yishashi akababwira ko aje gutambira Imana igitambo. Ngo ageze i Betelehemu baramubaza ngo niki kikuzanye? Samweli arababwira ngo nzanywe no gutambira Uwiteka ibitambo, nje gutambira Uwiteka Imana ya Isiraheli ibitambo. Bari bamuzi nk'umucamanza, bari bamuzi nk'umuhanuzi, bari bamuzi nk'umutambyi. Yinjira mu nzu kwa Yesayi, ngo ahageze ahasanga abasore 3 b'inkorokoro b'abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Sawuli, witwa Abinadabu, witwa Eliyabu, witwa Shamu. Bari bafite amapeti, bari barakoreye igihugu cyarabagiriye icyizere, kibaha inyenyeri, kibaha ibihanga. Ngo arahabasanga, ariko yitegereje uw'imfura witwa Eliyabu ngo abona niwe Imana ishima, ngo abona mbese abona niwe ihisemo, ariko ngo Imana ntiyamuhitamo. Yitegereje Abinadabu abona ntiyamuhisemo, yitegereje Shamu abona ntiyamuhisemo. Ngo Yesayi ngo amumurikira abahungu be 7 bose Imana irabagaye. Hanyuma ngo nuko begereye ameza Imana iramubwira ngo babaze ko nta wundi mwana bafite. Uko niko Dawidi yimikishijwe amavuta, Imana imwimikisha amavuta yo mwihembe iciye kuri Eliyabu, iciye kuri Abinadabu, iciye kuri Shamu. Biravuze ngo hari ibintu Imana izagukorera iciye ku banzi bawe, hari ibintu Imana izagukorera iciye ku babisha bawe, kubera ko intambara ari y'Uwiteka. Hanyuma rero bukeye Bibiliya iravuga ngo nuko Yesayi aramutumira, aramubwira ngo Dawidi ngwino ngutume ku rugamba aho bakuru bawe batabaranye na Sawuli. Yesayi ngo asiga intama, Dawidi asiga intama azisigira abashumba, yitaba Yesayi. Ngo amaze kumwitaba araza, ahageze aramubwira ngo ufata efa, ufata amavuta y'igishwamwaka uyashyire abanyagihumbi, ufata imitsima, hanyuma ugende ku rugamba aho bakuru bawe batabaranye na Sawuli, unzanira amakuru y'imvaho, unzanira amakuru. Ndagira ngo mbabwire ko nta ntambara n'imwe Imana inaniwe kurwana, nta nimwe Imana inaniwe kurwana, kandi nta ntambara Imana yatabayemo ngo yitsindwe. Imana niyo kwizerwa, Imana ni inyembaraga, muri Kristo ni inyabubasha, Imana irakomeye, Imana ni data, Imana ntabwo ari data wacu. Hanyuma ngo ageze ku rugamba, Dawidi ngo asanga Abisiraheli bari mu myobo, abandi bari mu biti, abandi barihishe baritsimbye. Arabegera ngo arababaza ngo mbese intambara zanyu nuko muzirwana? Intambara zanyu nuko muzirwana? Dawidi cyatumye ababaza gutya nuko yaraherutse kurwana n'intare, ayambura umwana w'intama awusubiza mu zasi. Yaraherutse kurwana n'idubu. Ndagira ngo uyu mwanya nawe utekereze ibintu herutse kurwana nabyo, kandi ukaba waratsinze, utsindishirizwe n'imbaraga z'Imana. Hanyuma wongere uyigirire icyizere, ubwire umutima ngo nubwo ndi mu zindi ntambara, ariko Imana yandwaniriye wa munsi na n'uyu munsi iracyarwana. Imana yarwanye mu bupfubyi na n'uyu munsi iracyarwana. Imana yarwanye cya gihe urembye na n'uyu munsi iracyarwana. Imana yakurwaniriye ukabona ibyangombwa bigutuza mu gihugu urimo, na n'uyu munsi irahari ngo ikurwanirire. Imana yakurwaniriye cya gihe utagira uhamagara ngo akwitabe, na n'uyu munsi ntaho yagiye, ntabwo izinduka. Dawidi ngo yitegere, ageze imbere yumva ingabo zo mu Bisiraheli ziravuze ngo umuntu uzatsinda intwari
intwari y'igati, ngo bari bafite intwari y'igati yabazengereje, yababujije amahoro. Uyu munsi sinzi intwari y'igati irimo kugusuzugura. Intwari y'igati ishobora kuba imbaraga ziri kugusenyera urubyaro. Intwari y'igati ishobora kuba imbaraga ziri gutuma utabona akazi. Intwari y'igati ishobora kuba imbaraga ziri gutuma utabona diplome, lisansi. Intwari y'igati ishobora kuba imbaraga ziguhejeje ku gisasiro. Intwari y'igati ishobora kuba imbaraga zimanza uburana nazo. Ariko nkuzaniye inkuru ikubwira, nkuzaniye ihumure rikubwira ngo intambara ni y'Uwiteka. Nurwana mu izina ryawe uzatsindwa, nurwana mu izina ry'abantu uzatsindwa, ariko nurwana mu izina ry'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru uzanesha. Hanyuma ngo yegeye imbere yumva baravuze ngo umwami yaravuze ngo, bagirana ikiganiro, umwami yaravuze ngo umuntu uzatsinda intwari y'igati azamugabira, azamuha 1/2 cy'igihugu cye, azamushingira umukobwa we. Dawidi ngo ahita ababaza, agirana ikiganiro nawe, arabaza ngo mbese tuva muri Egiputa twari kumwe? Baramubwira ngo ya. Imana itangira kurema se yari ahari? Batoya. None se mu Balewi babonetse mu Isiraheli uriya mugabo w'intwari y'igati yari ahari? Goliyati? Batoya. Nibura se mu mubare Imana yabaze mu Bisiraheli yaramubaze? Batoya. Nibura se mu bacamanza babonetse mu Isiraheli yigeze akemura urubanza rw'umugore n'umugabo bananiwe guhuza? Batoya. None se mu by'ukuri ngo ahita ababwira ati jye uriya namurwanya nkamunesha. Yababajije ingingo 5 zigaragara mu bitabo 5 bya Mose. Hanyuma ngo ayo magambo Dawidi avuze ngo bayashengererana kwa Sawuli. Mbibuka ko Sawuli Imana ikimuca ku ngoma hari umwuka wajyaga umuhangaho uturutse ku Mana ngo agasara. Uyu mwuka wakoze no mu gihe cyo ku ngoma y'umwami Ahabu ubwo yamaraga kwica Naboti amaze gupfa. Uyu mwuka niwo washukashutse Ahabu ajya ku rugamba, Imana imutsinda ku rugamba, isohoza icyo yavugiye mu kanwa ka Eliya ndetse na Mikaya. Kimwe icyo yari yaramubwiye ngo ahimbwa zarigatira ya Naboti niho zizarigatirayo. Uyu mwuka rero urakora, uyu mwuka Imana igiye ukoresha, igiye wifashisha. Dawidi ngo ayo magambo bavuze bayashengerana kwa Sawuli, ariko Dawidi ngo yajyaga acurangira Sawuli ngo umwuka mubi uvuye ku Mana ngo ukamuvaho, ngo umwuka wera mwiza ngo akamuzaho Sawuli akoroherwa. Dawidi ngo hakaba ubwo agiye gucurangira Sawuli yamara koroherwa ngo akijijisha akamutera icumu, ariko kuko intambara ari iy'Uwiteka Dawidi akarizibukira, akarikwepa rigaca ku ruhande ntirimwice. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu byijijisha bikagutera amacumu ni byinshi, ibintu bigambirira kuguhitana ni byinshi, ibintu bigambirira kukunyaga ni byinshi, ariko imbaraga z'Imana ziragukingira, ziraguproteja, zirakugota, zirakurinda. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hanyuma rero ngo bajyana Dawidi kwa Sawuli. Ageze kwa Sawuli, Sawuli ntiyigeze amenya ko ari Dawidi ujya umucurangira yasaze akoroherwa. Ntabwo Sawuli ubundi ba Sawuli, ntabwo Sawuli ashobora kumenya ko wamurihiriye kwiga akarangiza. Ntabwo Sawuli ashobora kumenya ko wamwambitse yambaye ubusa. Ba Sawuli bakunda kwibagirwa aho bari. Uyu mwanya mbavuze ntabwo nabasoza, ariko ngo ntiyigera amenya Dawidi ko ari we wajya gumucurangira. Hanyuma ngo aramubaza ati se wa mwana we, bagirana nawe ikiganiro, ubundi ni iki gituma uvuga kuri ya mugabo w'intwari y'igati uzamutsinda? Sawuli aho ubuhamya Dawidi, aramubwira turiya mugabo yarwanye intambara. Wenda yaramubwiye ati yarwanye za Haiti, yarwanye za Central Africa, yarwanye za Sudan. Wowe uzamutsindisha iki? N'icyo uzamurwanisha? Dawidi ngo amaze kumva ibyo Sawuli avuze, amaze kumva ubuhamya Sawuli amuhaye bw'intambara Goliyati yarwanye, hanyuma ngo nawe arangije amuha ubuhamya. Amena, amuha ubuhamya, aramubwira ngo jyewe umwana w'umugaragu wawe. Urumva ko Dawidi yari asuzuguritse imbere ya Sawuli, jyewe umwana w'umugaragu wawe. Ikindi cyagombaga kumutera igisuzuguriro nuko yari umwana uragira intama. Yasobanuraga ko ari umwana w'umunani, kandi umwana w'umunani ntiyemerwaga mu Isiraheli, yari umwana usuzuguritse. Iyo yavukaga bamwoherezaga kuragira, nta musaruro bamubonagamo. Ariko Dawidi ngo ahitamo ubuhamya. Ibyo byose abirenza amaso. Ndagira ngo intambara urimo kurwana uyu munsi uziganirize, ubuhamya, ziganirize, uzihe ubuhamya, zibwire ngo Imana yandwaniriye cya gihe imvura nyinshi igwa iracyahari. Imana yandwaniriye abantu bahari batanahari na n'uyu munsi iracyahari. Zibwire ngo wantambara we, iyandwaniriye ntisaza, iyandwaniriye ntishyirwaho n'amatora ngo ngire ubwoba ko bazayitera kudeta ibyo yavuze itabishohoje. Dawidi ngo amuha ubuhamya, aramubwira ngo nibyo koko mwami, Goliyati yarwanye intambara nyinshi, ariko nanjye mfite amararo nararanye n'Imana, mfite ingendo twagenda
ngendanye n'Imana, mfite amabanga mfitanye n'Imana. Aramubwira ngo umwana w'umugaragu wawe iyo iduburi inteye ndagiye intama za data yo mu ishyamba rigafata umwana w'intama, ndasimbuka nkaricakira nkaryambura umwana w'intama nkamusubiza mu zindi, nkarivutagura nkaritanyaguza. Iyo intare ihisiza nayo nuko mbigenza, nyambura umwana w'intama nkamusubiza mu zindi, nkayivutagura intare nkayitanyaguza. Buriya Dawidi nuko Bibiliya itabivuga, ashobora no kuba aramubwiye ati n'ibitera iyo bije niko mbigenza, n'impyisi iyo zije niko mbigenza, n'ingwe iyo zije niko mbigenza. Byanze bikunze yamuhaye ubuhamya, nuko hari bavuzemo ubuhamya bubiri bw'intare n'idubu, ni inyamaswa zikomeye kuruta izindi. Sawuli ngo yisubiyemo asanga kuva abayeho ntararwana n'imbwa, asanga ntararwana na dendo. Hanyuma Dawidi ngo aramubwira ngo none rero iyankuye mu nzara z'intare ikankura mu nzara z'idubu, izankura no mu maboko y'Umufilisitiya utarakebwe. Nimusoma Zaburi za Dawidi yaravuze mu ya 30 ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro, ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ageze mu ya 50 aravuga ngo Imana yacu niza ntabwo izaceceka. Ageze muri Zaburi 119 yaravuze Dawidi ngo hahirwa abantu bagenda batunganye, ngo bakamushakisha umutima wose, aravuga ngo aba bantu ntacyo ubugoryi bakora. Ageze muri Zaburi ya 32 yaravuze ngo hahirwa ababara ibicumuro by'ibyaha yakoze bigatwikirwa. Kandi yarongeye aravuga ngo hahirwa ishyanga rifite Imana Yakobo umutabazi, kubera ko Imana izarirengera mu makuba. Amen. Hanyuma ngo Sawuli ahita yiyambura ingofero y'ubwami ayambika Dawidi, akuramo imyambaro y'ubwami ayambika Dawidi, akuramo impeta y'ubwami ayambika Dawidi, akuramo ibyo yari yambaye nk'umwami abiha Dawidi. Muri make yari akoze romize, yari atanze ubwami, yari abugabye. Ibi bintu Sawuli yakoze byasobanuriraga Dawidi icyo azaba cyo mu gihe kizaza. Amen. Ariko ngo Dawidi ateye intambwe yumva ntago biza, ateye ya kabiri yumva ntibiza. Nimusoma Zaburi ya 34 yaravuze ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho ngo tuziringira Uwiteka Imana Nyiringabo waremye isi n'ijuru. Arongera aravuga ngo marayika w'umwami Imana bambira amahema kugota abantu bamwubaha. Dawidi aravuga ngo imigunzu y'intare ngo igibasha gukena no gusonza bijya bikunda, ngo ariko abantu bategereza Uwiteka nta kiza bazakena. Ageze muri Zaburi ya 25 Dawidi aravuga ngo siko bizaba ku bantu bamutegereza, ngo muri bo nta muntu uzakorwa n'isoni, ngo keretse abantu bava mu isezerano nta mpamvu. Imana ishimwe. Yigeze avuga muri Zaburi ya 90 aravuga ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Yigeze avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ufashe umuborogo wanjye uhinduye impundu, ufashe umubabaro wanjye uhinduye ibyishimo. Dawidi yarazi kuvuga neza Imana kuko azi neza ko ari Imana itaneshwa mu ntambara. Hanyuma ngo ateye intambwe yumva ntibyemera, yumva ntibiza, yumva ntibimacinga, yumva ntibiryoshye, asubiza Sawuli imyambaro ye. Arangije ngo asubira ko ahita amanuka ku kagezi. Ku kagezi rero ni ahantu umukobwa atinda akahakura umugabo muzima. Ku kagezi ni ahantu umusore atinda akahakura umukobwa muzima uzamubera umugore bakubakana urugo. Ku kagezi ni ahantu umuntu ajya urugo rusenyutse rukubakika. Ku kagezi ni ahantu umuntu atinda, ni ahantu umuntu avuganira n'Imana. Ku kagezi ni kure y'induru z'abarasana. Umuririmbyi wa 50 yaravuze ngo muze mwenyine twihererane mu nsanga ahantu hatari abantu. Ku kagezi ni ahantu umuntu mbega ubundi umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo Yesu ni isoko imara inyota. Ku kagezi ni ahantu umuntu avuganira na Yesu, ni ahantu umuntu aganirira n'Imana, bakaganira akayibwira ibimuriza n'ibimubabaje n'ibimuteye impagarara. Ngo amanuka ku kagezi ahakura amabuye 5 asobanura ibitabo 5 bya Mose. Nabisobanuye muri cya kiganiro yaganiriye n'ingabo za Sawuli, azibaze ngo mbese uriya Imana itangira kurema yari ihari, mbese tuva muri Egiputa twari kumwe, mbese mu bacamanza babonetse mu Isiraheli yarahari, mbese mu butegetsi bwabonetse mu Isiraheli nibura yigeze abanaduwaye, nibura yigeze abanamudugudu, mbese mu Balewi babonetse yigeze ab'umutambyi. Ngo ahakura amabuye 5. Dawidi arazamuka. Njya ntekereza kuri Dawidi, buriya mwabantu mwe buri rugamba rugira uko rurwanwa. Urugamba rw'amagambo uruhimisha guceceka, urugamba rw'uburwayi muganga yaravuze ngo taha utegereze kwipfira uruhimisha gusenga, kuko Yesu wazuraga abapfuye, Yesu wakizaga abarwayi na n'uyu musara cyakora. Urugamba rw'ubukene uruhimi umva ubundi
ubukene bwirukanwa n'amafaranga. Amafaranga naramuka abonetse urugamba rw'ubukene ruzaba rutsinzwe. Urugamba rw'uburwayi nubona gukira, urugamba rw'uburwayi ruzaba rutaye agaciro. Nubona urugamba rwo kubukuze mu myaka, urugamba rw'uruvugo ruzaba rushize. Imana nikurwanirira, abarozi bakakuraga bakabona ntibikugiraho ububasha. Umunsi baretse kukuroga, Imana izaba itsinze, Imana izaba inesheje. Kandi reka mbabwire, intambara zose Imana ishoboye kuzirwanira rimwe. Dawidi rero njya ntekereza ko yazamutse aririmba nk'uwa 16 akavuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Uwa 16 aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Njya ntekereza ko Dawidi yatambuye avuga ngo ribamara imibabaro rikabatinyura, umutima ukomeretse niryo riwukiza, n'ushonje rirawuhaza. Njya ntekereza kuri Dawidi ko yagiye avuga ngo imisozi itari yaremwa, akaririmba 169 n'isi itarabumbwa uhereye kera Imana iri uko yahoze. Njya ntekereza kuri Dawidi ko yaririmbye uwa 4 akavuga ngo ndi imbere we ndi umwana muto, icyo nkwiye ni ugufashwa rwose mu bintu byose. Mu gihe ngeragezwa mu isi, nkomeza singende ngenye numbe hafi mu rugendo rwanjye. Dawidi ngo akaba mu mvumba. Njya ntekereza ko yakabakabye mu mvumba aririmba wa 21 uvuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, ngo kandi dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo nk'uko yatubwiye. Njya ntekereza ko yaririmbye 35 uvuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye ngira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Dawidi ngo akabakaba mu mvumba ye, hanyuma ngo akuramo ibuye rimwe arishyira mu muhumetso. Goliyati aza kumureba, Goliyati aza guhura nawe, ngo yaje yiyamira mu mana ziwabo. Reka mbabwire ibintu 3 cyangwa 4 nabonye Imana yanga agasuzuguro. Mbese Imana yanga agasuzuguro. Icyo ni icyambere. Kabiri, Imana ikunda icyubahiro cyayo. Gatatu, Imana ntabwo ibura uko igenza, iratabara igatabaruka n'intsinzi. Ngo yaje yiyamira mu mana ziwabo, hanyuma ngo aravuga ngo nimuza n'umwe mu bagabo b'Isiraheli ngo aze turwane. Agiye kubona haje umusore w'imyaka mikeya, umusore mutoya. Hanyuma ngo arabaza ngo ariko se mu Bisiraheli mwabuze umugabo uza ngo turwane? Umuririmbyi wa 207 yaramfashije, yaravuze ngo waba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Yaravuze ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Amen. Abantu bazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Hanyuma ngo Dawidi akomeza satira intwari y'Igati. Intwari y'Igati ngo ibonye Dawidi, ibona systeme Dawidi aje kurwanamo n'ubwa mbere yibonye. Nubwo yarwanye intambara nyinshi, ariko iyo systeme n'ubwa mbere yibonye, ngo ihita ikuramo ingofero iyihereza wari uyitwaje intwaro. Hanyuma ngo yitegereza Dawidi. Njya ntekereza Dawidi ko yaririmbye umuririmbyi w'120 uvuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Njya ntekereza ko Dawidi yasatiriye intwari y'Igati, aravuga ngo ingoma zo mu isi zirahita zigashira, abantu banga Imana ntibayisenge bazapfa ntabwo bazibukwa. Ngo ageze imbere ye, hanyuma ngo azunguza ryabuye ararirekura, riragenda ririgita mu ruhanga rw'Umufilisitiya rw'intwari y'Igati, igwa yubamye. Narababwiye ngo mu mazi ni isoko y'ubugingo, mu mabuye n'ibuye rizima ryanzwe n'abantu ku Mana riratoranwa rihinduka ibe rikomeza imfuruka, mu biti ni igiti cy'inganzamarumbo, mu banyabwenge bo mu isi niwe bakomoraho ubwenge no kumenya, mu banyacyubahiro mu isi abantu bagira ibyubahiro, hejuru yabo hakaba abandi babarusha ibyubahiro, ariko hejuru y'icyubahiro cya Yesu nta wundi umurusha icyubahiro. Mu mazina avugwa mu isi akomeye, izina rya Yesu rirusha ayandi mazina yose gukomera. Hanyuma ngo ya ntwari y'Igati hitigwa yubamye. Ariko mbere yuko bahura na Dawidi bagiranye ikiganiro, mbere yuko Dawidi akubita intwari y'Igati buye, yagiranye ikiganiro na Sawuli ngo abwira Dawidi ngo mbese kunteranya inkoni ukaba unteranya inkoni, kuko Dawidi yari afite inkoni, mbese ubonye ndimbwa. Dawidi ngo Sawuli aramubwira ngo uyu ndakwica, uyu munsi ndakwica. Mbega amugereranya n'intumbi y'imbwa, Dawidi Goliyati agereranya intumbi y'imbwa. Goliyati abona Dawidi ko ari nk'intumbi y'imbwa, Goliyati abona Dawidi ko ari ikintu gisuzuguritse. Ariko ngo Dawidi arenza amagambo Goliyati avuze. Urumva Goliyati ugiye guhangana na Goliyati ni umuntu wamenyereye intambara, ubuhamya babuguhaye, arakubwiye ngo uri intumbi y'imbwa, kugereranyije n'intumbi y'imbwa. Dawidi ngo arenga ibyo Goliyati avuze, arangije aramubwira ngo jewe
Dawidi. Amen. Unteranye icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, ndagaburira inyamaswa z'inkazi, intumbi z'Abafilisitiya, ndetse kugira ngo mu Isiraheli bamenye ko hari Imana. Dawidi ngo akimara kubona intwari y'igati iguye yubamye, yarihuse, inkota yari yambaye niyo yamukatishije igihanga, aracirukankana agishyira Sawuli. Agishyiriye Sawuli ngo mu isi yose, mu gihugu hose baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, none Dawidi yishe inzovu. Mama, utera mu izina ryande. Papa, intambara irimo kurwana uri gutera mu izina ryande. Wa mukobwa uri gutera mu izina ryande, wa musore wunkurikiye uri gutera mu izina ryande. Ndagira ngo uyu mwanya wisubiremo, urebe intambara umazemo iminsi, urebe intambara uhagazemo, urebe intambara uri kurwana, urebe ibibazo uri gucamo, urimo uratera mu izina ryande. Natangiye mbabwira ngo iyo uteye mu izina ry'abantu birapfa, iyo uteye mu izina ryawe birapfa, ariko nutera mu izina ry'Imana yo mu ijuru uzatsinda. Ntabwo uzaneshwa, uzatahana intsinzi. Turagushimiye kurwana ukanesha, uhereye kera ukageza uyu munsi. Uri Imana itaneshwa, uri Imana itabara igatabarukana intsinzi. Urihariye, ni wowe nyiri igihugu cy'abera, ni wowe wihariye ubwami bubiri, ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi. Abakomeye n'aboroheje bo mu isi bari muzigera baseba, ntibazigera, ntabwo abanzi babo bazavugiriza impundu kunesha. Nsengeye umuntu wese unkurikiye ngo umurwanirire. Uyu mwanya yisubiyemo, asanze yarateye mu izina ry'abantu, yateye mu izina ry'imiryango aratsindwa, yateye mu izina ry'amafaranga aratsindwa, yateye mu izina ry'abaturanyi aratsindwa, ariko yisubiyemo amenya ibanga ry'intambara, amenya ibanga ry'urugamba ariho, uburyo agomba kururwana, amenye ko intambara amazemo iminsi uburyo agomba kuzirwana, amenye ko ari ugutera mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isiraheli Goliyati yasuzuguye. Ndasenze kugira ngo umushoboze kandi umuhe imbaraga zo gutera mu izina ryawe. Urakoze, ndagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. 078, iyo ni nimero yanjye ya telefone, 8 900 552 0788 Nshimiye wowe twatangiranye ikiganiro tukaba tugisozanyije. Imana iguha umugisha, haze kwifuza kwawe kugenderere, kandi nshimiye abamaze gukora subscribe, ni inkunga ikomeye. Imana ibaha umugisha, abampa comment, Imana ibaha umugisha, bakora share, Imana ibaha umugisha, abampa like, Imana ibaha umugisha. Mwese aho muherereye ndabakunda muri Kristo, ndabakunda mu Mwami. Imana ibaha umugisha, kandi nitutagusari tuzasarura. Murakoze cyane.